Rwanda rw'ikoranabuhanga. Sator Rwanda Limited ni umurinzi wizeho umutekano w'ibinyabiziga n'ubukungu bwa ba nyirabyo. Uhangayikishijwe se n'umuvuduko urenze w'ibinyabiziga byawe? Ndakubwiye ngo ntushakira ahandi igisubizo uretse muri Sator Rwanda Limited. Aha niho usanga speed governors zizewe zihora zikubereye maso aho uzishyira mu binyabiziga byawe, zikabirinda umuvuduko urenze kandi zikakumenyesha ako kanya aho waba uri hose kuri telefone yawe iyo ikinyabiziga cyawe kirengeje umuvuduko ugenwa. Uravuga iki se narakubwira GPS trackers za Sator? Izizo amahoro aganje mu mutima ziyagusesekazaho kuko uba wizeye kumenya neza aho ikinyabiziga cyawe kiri, inzira cyanyuzemo, ndetse bikaguha ubushobozi bwo kugihagarika ukoresheje telefone yawe kandi utavuye aho uri. Utibirangiriye hase oya, hamwe n'uburyo bwa fuel management system uba wizeye udashidikanyije na kwijana uburinzi bwa essence cyangwa se mazutu byo mu kinyabiziga cyawe. Ubasha kugenzura essence iri mu modoka yawe, umushoferi wari utwaye kandi ukabona raporo igihe cyose uyifuza kuri telefone yawe, ubundi ugacuka ubiri n'ubujura bwa essence na mazutu. Reka noneho nk'ibiri ibanga muri Sator Rwanda. Uhangayikishijwe n'inkongi z'umuriro? Muri Sator Rwanda hari fire truck 360. Iyi ikaba ari kizimyamwoto tuguhana n'ikoranabuhanga ikakurindira umutungo wawe, dore ko inakuburira kandi ikanakwibutsa igihe cyo kuyisuzumisha. Nutekereza ku mutekano w'ibinyabiziga byawe no kunguka muri serivisi zo gutwara abantu n'ibintu udakorana na Sator Rwanda Limited, uzaba wakishe. Gana Sator Rwanda Limited aho dukorera i Nyabugogo cyangwa se ugane ku mashami ya Sator Rwanda. Mu majyepfo ni Muhanga na Huye, mu majyaruguru ni Musanze, mu burasirazuba ni Rwamagana na Nyagatare, naho mu burengerazuba ni Rusizi na Rubavu. Ntuzuyaze no kuduhamagara kuri 617 na 0781 ndakurahiye ntabwo uzicuza. Sator Rwanda Limited, turi intayegayezwa ku buhanga bw'umutekano w'ibinyabiziga. Uzicuza.